Pastor nkuko nabikubwiye rero nakubwiye ko hano ari mu rugo. Yego. Reka ndakeka abakunzi bacu gusa urumva harimo abashyashya, harimo aba bakoze subscribe nyine aribwo bakitubona, babonye link bahawe n'abakunzi babo cyangwa se n'inshuti zabo n'abavandimwe babo. Rero nanjye ngo si ngombwa ko twibwira abakunzi bacu, ariko bitewe ko nibutse ko hari umuntu ushobora kuba aribwo tubonye, reka tutangire usenga Imana hanyuma wibwira abakunzi bacu nk'ibisanzwe. Rero ntabwo turavuga ngo ikaze kuko ni mu rugo. Murakoze cyane. Reka duce bugufi dusenga Imana. Data mu izina rya Yesu, uri Imana ikomeye, uri Imana ikiranuka. Twongeye kugushima, tugushimira ineza yawe n'ubuntu bwawe udahwema kutugirira. Aya masaha rero turi imbere y'ubwiza bwawe kugira ngo twamamaze ubwami bwawe no gukomera kwawe. Nyemerera nyagora ku ngoma Uwiteka, ugire neza buri wese utureba. Mana nyiringa Uwiteka abone ihumure kandi abone kugirirwa neza nawe kubw'ubuntu bwawe n'imbabazi udahwema kutugirira. Urakoze kubyumvishe kandi urakoze kukoze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Murakoze cyane inshuti z'umusaraba, bakunzi ba Karuhura TV. Twongeye kunezerwa cyane yuko bongeye kuduhereza umwanya cyangwa se bongeye kudutumira uyu munsi kugira ngo twongere tuganire ku ijambo ry'Imana. Namaze kumenya neza ko ijambo ry'Imana ni umutsima utera imbaraga, kandi ijambo ry'Imana ni inkota ya mugi yombi. Ni ukuvuga ngo rero ijambo ry'Imana tubasha kwakiramo gukomera mu ijambo ry'Imana, tubasha gusubirizwamo. Niyo mpamvu uyu munsi nanjye nongeye kwemera kugaruka kuza kubana namwe kuri iyi channel. Imana yo mwije tugire neza cyane. Amazina ni Reverend Pastor Karuranga Aime Moses. Imana yo mwije tugirire neza cyane. Hari amagambo afasha numva nakubwira nawe akakubera inkomezi muri uru rugendo. Ni amagambo ajya nkomeza igihe cyose numva ntentebutse. Amagambo Paulo yavuze amagambo akomeye, aravuga ngo ndaterana ibipfunsi sinduhusha kandi ndakira na sindukubitwa hasi. Aravuga ngo ndasiganwa kandi sindi utazi yonjya, ndimo ndasiganirwa kugira ngo singire icyo Kristo yamfatiye. Rero bivuga ngo nanjye ayo magambo aramfasha muri iyi minsi ya none. Nifuza ko nawe yagufasha, wowe unkurikiye. Imana yo mu ijuru iguhereze umugisha mu izina rya Yesu. Reka rero n'ubundi dusome ijambo ry'Imana ku magambo nshaka kugira ngo tuganire uyu munsi. Amagambo dusanga mu rwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye ab'Ikorinto. Imana yo mu ijuru itugirira neza cyane rwose. Ni amagambo dusanga mu gice cyaho cya mbere, rwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye ab'Ikorinto, igice cya kabiri, igice cya mbere guhera ku murongo wa 8. Imana yo mu ijuru itugirira neza cyane. Aravuze ngo bene data, idushaka yuko mutamenya amakuba yatubereyeho muri Aziya, ko twaremerewe cyane kuruta ibyo dushobora, ndetse bigatuma twiheba ko tuzapfa. Twibwira ko duciriweho iteka ryo gupfa, kugira ngo tutiringira, ahubwo twiringira Imana izura abapfuye. Yaturokoye urupfu rukomeye rutyo, nanone iracyaturokora, kandi twiringira yuko izakomeza kuturokora. Namwe mufatanije natwe gusenga kugira ngo impano twaheshejwe na benshi bayishimire Imana, ku bwacu. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Imana yo mu ijuru tugirire neza, kandi Imana yo mu ijuru ikomeze iduhana umugisha. Ku bw'aya magambo tumaze gusoma, ni amagambo Paulo yandikiye itorero ry'ab'Ikorinto, urwandiko rwa kabiri yabandikiye. Hanyuma atubwiye amagambo akomeye cyane, amagambo agaragaza urukundo rw'Imana yadukunze, amagambo agaragaza uburyo Uwiteka Imana ijya ibasha kuturengera twebwe tudakwiriye.
hanyuma murongo w'8 aravuze ngo bene data ntidushaka yuko mutamenya. Imana imwitiriza cyane. Ntidushaka ko mutamenya ibyo twahuriye nabyo muri Aziya. Imana imwitiriza. Bishatse kuvuga ngo muri Aziya Pawulo yahuriye n'ingorane zikomeye cyane ndetse n'abandi bakozi b'Imana. Ntabwo nzi nawe intambara urimo guhura nazo muri iki gihe cya none, sinzi ibyo urimo gucamo, ariko bivuga ngo Pawulo yari intambara muri Aziya, cyari igihe cya Pawulo, ariko uyu munsi wa none nawe hari ubutayu urimo kunyuramo, hari intambara urimo gucamo, twagereranya na Aziya ya Pawulo, twagereranya n'intambara yahuriye nazo muri Aziya. Rero bivuga ngo izo ntambara natwe ntabwo dushaka ko mutazimenya. Ntabwo mbizi intambara urimo gucamo, birashoboka ko ari intambara ahuye nazo uri mu rugo rwawe, Aziya yaba ari urugo rwawe, Aziya ikaba ari ubushomeri, Aziya ikaba ari karitsiye utuyemo. Ntabwo nzi ibyo uhura nabyo aho hantu uri. Rero bivuga ngo ntabwo dushatse kubigira ubwiru, ntabwo dushatse kubihisha, ahubwo dushatse kugira ngo tubibasangize, kugira ngo mubashe kubimenya. Imana yo mwije tugire neza cyane, kuko turi muri aho Aziya, tukiri muri izo ntambara, tukiri muri ubwo butayu, twahuye n'intambara zikomeye. Imana yo mwije tugire neza, ndetse kugeza nubwo twagezeho twumva ko tugiye gupfa, tugeza naho twumva yuko kwiheba kudusatiriye, twumva yuko Imana yaturetse. Haleluya. Ariko Imana ishimwe yuko itigeze itureka, Imana itabaye kure yacu, Imana itigeze idutera umugongo, ahubwo yari iri kumwe natwe, ibasha kuturengera muri izo ntambara zose. Nicyo gitumye uyu munsi wa none nkuzanira iri jambo rivuga ngo nubwo bwose urimo kugeragezwa, nubwo bwose urimo guca muri izo ntambara, nubwo bwose urimo gukubitwa, ndagira ngo nkubwire ngo humura, hari Imana yiteguye kukurwanirira, hari Imana yiteguye gukora imirimo n'ibitangaza ku buzima bwawe. Nunyemerere unyumve kandi wongere usubize amaso inyuma. Yewe mwene data unkurikiye, ndagira mubwire ngo birashaka ko mama we waba unkurikiye urimo kumva iki kiganiro cyangwa se urimo kumva ubutumwa, ibuka cyagiye kwa muganga. Ndahagereranya na Aziya yawe cyangwa se ndagereranya n'ubutayu wanyuzemo. Cyagihe muganga arimo kuvuga ngo ibyawe birarangiye, mwana wenda barashaka kurengera umwana, hanyuma wowe uraza kuza kugira gute kwasiga ubuzima, ariko abaganga bagakora ibishoboka byose ukaza kuba muzima n'umwana akaba muzima. Imana yo mwije tugire neza cyane. Ndagira ngo nongere mukumbuze, ndagira ngo nongere mwibutse ibyo Imana yakoze kirya gihe. Hari ijambo twasomye avuga yaturokoye urupfu rukomeye cyane. Ayaya, ibuka rwa rupfu Imana yakurokoye, wibuke cyagihe ukora accident. Takuwa mando stile bofai tuterebo ya sile mando zekirevo. Umva mubyeyi, ibuka cyagihe kwa muganga ibitara biri hejuru yawe, bagucanye hejuru, mu yandi magambo uzi neza yuko hari ahantu utari buze kuhava, ariko Imana ishobora byose irangije irakurokora ikuvana hariya hantu. Uyu munsi wa none urimo kwamamaza gukomera kwayo, uyu munsi wa none urimo kuvuga imirimo n'ibitangaza. Ndagira ngo nkubwire, ibuka cyagihe wa munsi baguterereje ihembe, cyagihe udahumeka, urimo guhumeka insigara. Byibuke mwene data, ubyibuke wongere ubikuru, ariko yakurokoye urupfu rukomeye cyane kirya gihe. N'uyu munsi iracyakurokora kandi iracyakomeje kukurokora. Ndagira ngo nkubwire ngo ntacyo uzaba kuko Uwiteka Imana kubereye maso, ntacyo uzaba kuko Uwiteka Imana yiteguye kukurwanira urugamba. Imana yo mwije tugire neza cyane kandi Imana yo mwije turengere. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo ntabwo ari byiza yuko tubigira ubwira ibyo twanyuzemo, ndetse n'amakuba twahuye nayo muri Aziya, ndetse n'ibyo twahuye nabyo turi mu rugendo. Ndagira mubwire ngo mu rugendo harimo byinshi, Satani adutega byinshi, Satani agenda atega imitego itandukanye, ashaka kugira ngo atuvane mu byizero, ashaka kugira ngo twihe ndetse twumve ko urupfu rwadusatiriye. Ariko ndagira ngo nkubwire, urupfu ntacyo ribuze kugutwara, ndetse n'ibyo Satani aduteresha ubwoba ntacyo biri bugutwara, kuko yakurokoye kirya gihe n'uyu munsi iracyakurokora, iracyakomeje kukurokora. Ntacyo wenda kuba, Imana ikubereye Imana yiteguye kukurwanirira. Yewe mwene data, nubwo ubona bicitse, nubwo
ubona byayobye, nubwo ubona uryama ntusinzire, ibitotsi byarabuze, ariko najya nkubwire ngo ukimara kumvira ijambo, iri jambo riragusubizamo ibyiringiro. Ukimara kumvira ijambo, iri jambo riragusubizamo imbaraga. Ukimara kumvira ijambo, iyakurokoye urupfu rukomeye cyane. Byibuke cya gihe batanze amatangazo bavuga ngo byarangiye, cya gihe imiryango yahamagaranye ndetse baraterana, baraza bahagarara hejuru y'umurambo wawe, bazi ko byarangiye, barimo bitegura uburyo bwo kugushyingura. Ariko najya nkubwire ngo nyuma yaho gatoya, urangije Kristo arakurokora, urangije Kristo akugarura mu buzima. Ndagira nkubwire ngo yakoze bya bindi naho yagiye, n'ubu iracyahari kandi n'ubu iracyakora, nta kinanira. Imigambi yayo ni myiza kuri twe. Ibwira Yeremiya, iramubwira ngo Yeremiya we, nzi ibyo nibwira kukugirira ni ibyiza, ntabwo ari ibibi, kugira ngo murebe umutima w'ibizaba hanyuma. Ndagira nkubwire ngo mwene data, aya takuwa mandosiremo, ndagira nkubwire ngo humura, Imana yiteguye kukurwanirira, Imana yiteguye kukurengera. Hari amagambo akomeye umugaragu w'Imana Dawudi yavuze, aravuga ngo yaba Uwiteka Imana atari mu ruhande rwacu, ubwo abisha baduhagurukiraga, baba baratumize bunguri tukiri bazima. Imana yamwiritwe neza cyane, haleluya. Bivuga ngo nawe hari ibyaguhagurukiye byakabaye byarakumize, hari ibyaguhagurukiye byakabaye byarakurangije, ariko uyu munsi wa none uracyariho, urashima, uracyariho, uracyavuga. Ndagira nkubwire ngo hari benshi mwabyirukanye, hari benshi mwabanaga, uyu munsi wa none aho batakibukwa. Niyo mpamvu mwinginze cyane nkubwira ngo nshuti y'umusaraba, humura, Uwiteka Imana aracyakubereye maso kugira ngo abashe kukurengera ndetse no kugutabara. Imana yo mu ijuru itugire neza, kandi Imana yo mu ijuru ikomeze ishyirwe hejuru. Nagira ngo nkubwire ngo humura, tuzi umutima, Uwiteka Imana ari mu ruhande rwawe kugira ngo akurengere. Yaturokoye urupfu rukomeye cyane, na n'ubu iracyaturokora kandi izakomeza kuturokora. Umwami Imana abampera umugisha. Shalom.